Yagize ati ntabwo nzi neza uko ijuru rizaba rimeze, gusa icyo nzi nuko nidupfa igihe cy'urubanza Imana itazigera itubaza ati wakoze ibintu bingahe mu buzima bwawe, ahubwo izatubaza ngo ni bingahe twakoze tubikunze. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe na Mama Teresa umubikira w'i Calcutta. Amateka yerekana umwana muto w'umukobwa waciye mu buzima bugoye kuva ku myaka 8, papa wamaze kwitaba Imana mu rupfu rutunguranye. Teresa, umwana muto warezwe na mama we gusa, ku myaka 12 yaje guhura n'uwihaye Imana. Nyuma yo kumva inyigisho ze yaje guhitamo kwiyegurira Imana. Mu rugendo rwe yahisemo gufasha abakene, imfubyi n'abababaye. Niyo mpamvu Zaratunyuze TV yaguhitemo amwe mu magambo yavuzwe na Mama Teresa, nawe yakubaka ubuzima bwawe. Yagize ati bumwizerwa mu tuntu duto duto kuko n'imbaraga zawe ziri. Arongera ati jya ukwirakwiza urukundo aho ugiye hose, ntihakagire umuntu uzi wawe ngo agende atishimye. Mama Teresa ati twe ubwacu twumva ibyo dukora ari nk'igitonyanga mu nyanja, ariko burya inyanja yaba nke icyo gitonyanga kibuze. Arongera ati urukundo rwinshi ntirupimwa, ahubwo ruratangwa. Mama Teresa yarongeye kandi ngo ntabwo twese dushobora gukora ibintu bikomeye cyangwa bihambaye, ariko dushobora gukora utuntu duto duto n'urukundo rwinshi. Arongera ati amagambo meza ashobora kuba magufi kandi akaba yoroshye kuyavuga, ariko amajwi yayo ntagira iherezo. Mama Teresa ati inzara y'urukundo ikomeye kuyikuraho kurusha inzara y'umugati. Yaravuze nanone ati niba utabasha kugaburira abantu 100, gerageza ugaburire nibura umuntu umwe. Yaravuze kandi ngo ejo hashize hararangiye, ejo hazaza ntiharaza, icyo dufite n'uyu munsi, reka tuwukoreshe ibikwiye. Arongera ati buriya ntabwo twabasha kumenya ibyiza by'inseko yoroheje ishobora gukora. Mama Teresa ati nasanze iyo ukunze kugera ubabajwe nta kundi kubabara kubaho nyuma yaho, ahubwo habaho urukundo rwinshi. Arongera ati ubukene bubi bubaho ni ukubaho wigunze no kumva ko udakunzwe. Yaravuze kandi ngo urukundo ntirushobora kuguma rwonyene kuko nta busobanuro rwaba rufite. Urukundo rugomba gushyirwa mu bikorwa, kandi ibyo bikorwa nibyo dukorera abandi. Arongera ati niba ucira abantu imanza ntuzabona umwanya wo kubakunda. Mama Teresa yarivugiye ati ni iki wakora kugira ngo uzane amahoro ku isi? Ati jya mu rugo ubundi ukunda umuryango wawe. Arongera avuga ngo njye ubwanjye sinahindura isi, ariko nshobora gutera ibuye hejuru y'amazi kugira ngo ngire icyo nkora. Yaravuze kandi ngo icyo nshaka nuko uhangayikishwa n'umuturanyi wawe. Ati se wabuze umuturanyi wawe? Arongera ati ntabwo nzi neza uko ijuru rizaba rimeze, gusa icyo nzi nuko nidupfa igihe cy'urubanza Imana itazigera itubaza iti wakoze ibintu bingahe mu buzima bwawe, ahubwo izatubaza ngo ni bingahe twakoze tubikunze. Mama Teresa ati Imana ntabwo idusaba gutsinda, ahubwo idusaba ko tugerageza. Arongera ati niba nta mahoro dufite, ikibitera nuko twibagiwe ko twakagombye kuberaho abandi. Yaravuze kandi ati ntabwo dukeneye imbunda n'ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo habeho amahoro, ahubwo dukeneye urukundo n'impuhwe. Yaravuze kandi ngo niba wicisha bugufi nta kizagukoraho, yaba abagushimagiza cyangwa abagusuzugura, kuko uzi uwo uriwe. Mama Teresa arongera ati mureke tujye duhura buri gihe duseka, kuko niho urukundo rutangirira. Asoza agira ati ibyishimo ni urushundura rw'urukundo rushobora gufata imitima. Murakoze cyane kuba mwakurikiye Zaratunyuze TV. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe. Imana ibahe umugisha.